meze neza bro ambwiye ko nageze man. Aho nabwiye wahageze? Eh. Ku gipangu gisa ubururu hafi yacyo? Anari n'amashuri. Yari n'amashuri. Mani je rero dubura dusera buri gihe. Wambabara ukarika kuneza no mu system nge mbabarira mani. Inzu yamaze kuzapanga yaramusaza. Murusi musaza we. Ibintu byawe byose kibazo wabigize nama. Musaza tujye twumvikana mu buzima bw'abantu. Si musaza we. Akunzi ba Kigali Top 50 twakomeje gutegereza twahamagaye umusaza ku telefone nagerageje kumubesha. Mubwira ko ari ikintu mushakira nta gahunda y'iby'umuryango we cyangwa se bya mushiki we ndi bumubwire. Yabanje kubyanka ariko arenyemereye ngaraje sinzi rero ahantu turi agituruka ari akabona ndi kumwe n'umushiki we washobora gusubira inyuma ntahagere basumva igitekerezo nshaka kumugeza cyangwa se icyo nshaka kumubwira. Sinamubwiye mu kinyarwanda cyumvikana ibyanyabyo mushakira. Agerageje kubimuhisha ubwo simbizi gusa twaza kugerageza mudufashe kumwinginga ariko tumwinginge basi agerere muwe kabisa kubera babaje kandi kanze ndamubeshe ba uyu ngo nambwire ko hari umuntu gutegereje tuve mu muhanda dore abanyeshuri abantu barengana bashungeresha ibintu babibabaje kabisa babibabaje pe ndibyo yawe ubuzima n'ubuzima nyine iki hari umuntu yamvugisha kuri telefone anyemerera ko agiye kuza kudufasha akantu twamujyana akaba ari kuba mufashe iki se nyine watukaga twicayemo ngaduro abo banyeshuri abantu barengana bashungereye ino mikino nyine twe twicayemo basi ngado dutegereza uwo muntu ugiye kuza kumufata akajya kumwereka ahantu ho kuba arabaye imisi mike nta kibazo rwose icyo dushaka no kutaba tutari mu muhanda umva ngazi ngo twawinjije zo no kumukeka konzi wa Kigali 250 yicara hariya ni akazi ntago biba byoroshye kamerama injira utegeze umusaza wewe nubwo mba ndiko ndagerageza gukoresha geste zo kubesha atara abanyeshuri bashungereye abantu barengana bashungereye nk'ibintu ukoze ubona bari sawa ibintu ukoze ubona ari sawa raba nk'uburyo utumye abantu baza gushungera yakica gatuza nese wakihanga Simba hayeho mwicara wakihanganye ko mwabara Simba hayeho mwicara nyine waguhaye wakoze cyane sivyo raba nk'uburyo abantu bashungereye agafuka kari nk'imyenda imikeka ibyo binona ari igikorwa cyo cy'umuntu reka teke iyo minota itanishira mbatumutse wamwe wasanga tubikubwiye nta muntu uje kumufata se ahaha nibwo muri bubyemere neza nyine nkubona nk'iki gikorwa ari igikorwa cy'umuntu nabyo igikorwa tubyihorera nimba ikibazo ufite sibyo nakubwiye ati buri muntu wese n'inyungu ze nimba wishimiye ko wajya kumucumbikira umujyana sibyo ako bose batuba bareba se bino bintu kwa mubikira wese iminota 5 ushaka cyangwa basohora si iminota 5 tegeze umuntu kumutwara mutwara akonze ba Kigali 250 ntago biba byoroshe ese urabona ngo ari ubuhanzuro ari nkaho byabayeho bino bintu ese kumbwajya nguranyibuka nyine narakunese nabura uri uko ibintu uramuga nkoreza ahubwo ngewe nese nirabanye no wakoze urabyibuka segundi kuki wari umwana muto urabyibuka fata umuntu umugabo mu muhanda urabyibuka ibintu yankoreye bakumufata urabyibuka ibintu yankoreye nyatari ibintu gukora nago ufashije umuntu mucumbikiye ibyumweru 2 none uragira ngo se iminsi 3 irakoneye kwihangana none uragira ngo nyine reba nko mu muhanda uburyo hameze umuhanda abantu abanyeshuri bari mu muhanda twatamwinjijemo hano kamerama wa musore aramamagaye kageze aramamagaye kamerama allo ya bro oui meze neza bro ambwiye ko nageze man. aho nabwiye wahageze ku gipangu gisa ubururu hafi yacyo anari n'amashuri yari n'amashuri aho niho magaze andi mu gipangu kansohoke ndakureba mugiye kuzanga mutwarera kamerama tugende tumuganirize ni wagiye kumutwara narimva bagutwara batagutwara tugende tumurebe ariko sinizeye neza ko hari ikintu ari budusayidire tugende kamerama kunze wa Kigali 250 umaze bitese ubona bwa fresher noneho kahatara byatanzwe mane bigisazi bikomeye cyane watinze mane siko tumaze nesa nigase siko tumaze nk'isaha yose tugushaka mane nizera ariko ko ball zanya ari fresh none ndabona none
cyane usanga oya nyine ni uko nashatse ko twiganirira nta byadanje ariko nyine ubwo urumva nk'umuniga ahubwo se amakuru sister wawe murarutse kuvugana nese uriya muniga kamera tuje gukora iki ko kiri kumvira twari turi mu kiganiro bisanzwe nizo mpamvu nawe nizere ko atari bwa bushita ariko wanzanagamo cyagiye mani ntuga usagira ubushite bwa twakenari ariko njye ndi kubona kamera sinzi nyine wagwari ko nyine cyagiye nasanze n'ubundi uri kundabura gusa ikintu ushaka kwibariza sister wawe imeze gute na n'ubu ngubu warakomeje sister wawe se ko namusigaranye nawe urumva nakwiga mubwira iki nyine ubu ngubu urumva kuba utazi mushiki wawe mwavutse mu nda imwe mwonse rimwe mani njye umva se mani njye mbabarira mani birisereni mbabarira ubwane uwo muntu wa sister mani nta musista ngira nyine kuba utazi ahantu ari wumva wicaye uratuje waryamye mu nzu wubakiwe n'ababyeyi wenyine nawe kurara kuzumva wishimye noneho uransekeje da mani noneho ntabwo ngiye niko za nzu wapi narazikodesha nawe nibera kubaniga inzu wazikodesheje narazikodesheje mani zirimo abapangaye zirimo abapangaye kabisa ese gufata inzu ya famille ukayikodesha ukayapangaye kandi uzi ko mushiki wawe ariko arabaraguza nanjye busigaye ndi randirodi mani nyiri bishoboka uri randirodi bazi se amafaranga baguhaye vuba basi turebe ko wafasha mushiki wawe nta kintu namufasha mufashamo ibiki nyine akabona abantu ukubone se aho basi ukodesha mani igihe uriya musita urumva nta kintu twakongera kuvuga yazi ko tugurisha ubu ngubu umeze neza ndaryoshye mani ibiceri ndafatira ku gihe mani nandi randirodi mani buri kwezi urishyuza nishyuza ubu nawe mu kujya muracumbikisha washimiye gutanga inzu kugira ngo yanyweremo inzoga ubu ngubu usigaye nitwa randirodi nawe ndatambuka bakaramya inobo nese uba wumva inyungu ari nk'izihe bro mani njyewe ubundi life yanjye mba numva ndiyo ndi mu biceri nta bindi bintu mba numva ndi nk'amafaranga waguhaye inzu ubwo wumva amafaranga si ukugenda ukanywera rimwe gusa agahita yashira ese mani amafaranga atagifite ikintu yakumara ko yanywera agashira cyangwa ukayarya akarangira nese urumva nk'ubu ngubu umusitsa ntabwo uzi ahantu ari twese ntabwo tuzi ahantu ari yarabura iburengero ibyo byo nta nubwo nanabitekereza nubwo nikibyibuka nta nubwo nanabyibuka mberuka cyagiye ibyo ngibyo byasitse nta nubwo naba nanabyibuka ari na gato nta nubwo arongera yari yaguhamagara se ndakubwire basi ubu ndi ku kanuza k'ibiceri mani nta kintu wazana urabona ariko usa neza njye naguze n'utwango dushyashya cyagiye wamenukaga mpagaze nabi ubu umeze fresh telefone yanjye ya gatushe se wese fone narayisumbye warayigurishije narayisumbye kabisa ntabwo ntabwo wayanywereye se nese ngahe ayo telefone yanjye wagurishije sirayire itarimo n'igihombi birabaye yaranubwira ku kabari ukayishyira mu ngwate ukinywera mani telefone yamfashaga guhamagara ubu ngubu guhamagara ntabwo mbasha kuba nahamagara indi mani nanjye warandagurisha ideyo kandi ubu wasunze ni mu bushiti bwa danje gusa ikintu nagushakiraga nashaka ndakwibariza amakuru ya sister wawe ko twe twaramuguze amakuru ntacyo wayamaze rero kuko ntayo mfite sinaba ngiye kukubeshya niba ari nka nimero wenda twahamagara tukabasha kumubonaho igihe twaramubuze sha sinzi kabisa nanjye mwiruka cya gihe uri kumusha ese nk'ubu ngubu usanze wenda yarapfuye cyangwa se yabona ikibazo yerega baramufata nk'aho udahari njyewe mufata nk'umuntu ubona ugenda uba njyenyine nta wundi muntu turi kumwe life ni iyanjye mani nta wundi muntu uri muri life byataye se nta nubwo yanamenya n'amakuru y'ababyeyi banyu ahantu bari ubu ngubu ino nta nkeneye kumenya ibindi biceri byatanje mani nta kintu wazi bari kuguhangaho ukwezi yo gukodesha inzu mani siko icyumba kimwe ubu ni akagero kamwe ni inote y'urukenzi 15 kandi harimo amavumo angahe harimo amavumo agera muri 7 ese urumva wazi urafata wenda rufata 100 ku kwezi iyo yawafashe amarana 7 sitarayamara bro mfite abaniga banye tubana iminsi ngayo yonyine bamaze kuyagira iminsi tumaze kuyanywera maze kuyagira mane se nakubeshya ukumva nyine ko bishimishe kuba bana mushiki wa uri nyene uri kujya mushiki wawe yishwe n'inzara yishwe n'ubukene ahari nawe iminsi 3 amafaranga wayanywereye nicyo kintu gishimishije wumva mane buriya agiyemo muna turi abantu ariko dukwiye kubanza tukagira iki n'ibindi se ndabura staff wanzanya amasasa ntabwo ari ibintu wenda bibisha se bindi ariko ni nk'ubufasha ni ikintu wadufasha ntabwo ngenda mfasha nta muntu udufasha mane buriya turi abantu dukwiye gutekereza nanjye ndi umuntu ndabizi urumva ndatekereza nawe uratekereza kandi ntabwo utekereza kimwe ariko kano kanya jyewe niba muri iki gace niba ari n'undi muntu wundi njye namufasha nta kintu yitayeho abana mujye kwiga sibyo njye nafasha undi muntu nta kintu kimwe nitayeho gute se wumva ko utafasha umuntu nanjye ko nta muntu wamfasha ubu wayo muzungano kuko nta support y'abantu babo nta support ndabona mbaye mfite support ntabwo naba nta muntu bayo
buri wese ni ukwigira mwana ahubwo niba ukeneye ko nyene ahantu twe twicaye ahangaha nyene ni ikintu twari turimo harimo n'akantu hasaye akantu se kameze gutyo gushaka ko kunywa umva manutse none n'izuba hamwe nyene ibintu twifuzaga ko dufasha udufasha naho kantu ko kunywa wakabona ari nuko afasha kubintu nyene urashaka no ko kunywa ariko ube waba yaho ndabyumva neza ahubwo mpita muramya ikibazo si inzoga wanazibona ariko oya nyene yo support duhe basi mister support basi mister tuyiduhe basi kunza kigato cameraman tugende umunsi twinjire cameraman ngwino na nyine uyu muntu se ntago muzi ntago muzi nyine uyu muntu ntago muzi ntago muzi uyu muntu nta hantu muzi uramwihakanye sita nguyu ni musaza wiwe ni we nta mushiki wanjye ngira mbabarira nta mushiki wanjye fata ibyawe ntabwo ari mushiki wawe nyine ihangane nawe ugiye guhita ubyumva ibyo twaturi gukora si ikibazo ngize amahirwe ndakubonye muhungu ese hari ikibazo aragusohokera nta kibazo uyu muntu nta hantu muzi mushiki wawe mani njyewe rero duhora dusera buri gihe wambabara ukareka kuneza no mu sisita njye mbabarira mani uzi kuko imana mbabarira utazongera gupfuka mu maso usaka kandi njye ntabwo mbashaka no kumureba nyine nyumva ahantu mbabarira mani reka ibyo ntibimureba ntibimureba niba nawe ucumbitse hose ujya ukamucumbikira nagenda yangana nese ko namubwiye akabyanga nese umva twakora iki nese aho abyemerewe hari ikintu yemerewe iki se nta kintu namufasha ntabwo nshinzwe gufasha indi sister basi wakihanganye kiriya musore nawe nsa n'inzu nashaka ajya kumushiramo ndumva uri musaza we usohokana na mushiki we basi ko n'ahantu navugaga kubona ntabwo warayikodesheje nise mani inzu warazikodeshe bya nyabyo ngiye inzu narazisumbishije urumva bamwe bankomye bicaye meze neza nanjye nitara ku baniga banjye arajya hehe wamutwaye indutwara aho wicaye mwicarana nta nubwo umubona basi ngo nabone ko ubonye amaraso njyewe nta nubwo nanamureba kandi mani uri no kwisekera mani kandi aretse rebe mani njyewe ni demu ndarikoma mani mani uko ino demu ndarikoma mani mutaza kurwana kandi mani njyewe ino demu ndarikoma mbese ntabwo njyewe ntabwo n'umukobwa mani njyewe reka nyine utaza kureka wabana basizana nuko baba bameze ngo ntabwo umuryango ko gisa utamujyana mani njyewe namusita mani uretse murekure amurekure arajyana nande namufata aho nese aho bamucumbikiraga yakomeje akakomeza akahawe njye ntabwo ndi bujyane nawe akabona icyatsi nanjye uretse mani njyewe abakunzi bacu ndabona rero ibintu byabaye intambara kabisa urajyana mu rugo ntabwo nakurekure ase mani none ibi ni ibikino no bamwe n'inzu ababyeyi basigaye ngo barazikodesha zayabapangaye akazi ke ntabwo bindeba aho yabaga n'uri nakomeza akodesha njye ntabwo ndi bujyane nawe n'ukodesha izina ryo ntabwo akanyarukanye njye turi bujyane mu rugo no munsi ntabwo nabyemera oya ngaho noneho ufata akaguru tureka ariko kari bugucyura nese bisere mani inzu barayikodesheje y'ababyeyi babo ni ikihe gipangu ngenda sohoka nk'uko naje ntabwo ndi bumujyane njye ndasohoka nk'uko naje uretse byose mani njye ndazana n'ikintu oya nta kibazo mani Rwanda ikintu ushaka kumenya inzu barayikodesheje bya nyabyo njye inzu nazikodesheje arajya heza arajya kwangara wowe guma ahangaha n'ubundi wagize njye narakubwiye uranga banyirukanye ariko ibyo ni ibikureba rero basi basakora iki akora iki iki se ntakiyakora iki inzu ni y'ababyeyi banyu mwese si yawe wenyine njye ntabwo mvukana n'uyu musore no munsi turajyana mu rugo rukumva ntabwo no muntu ashaka kubyigabira muri iyo nda yawe ntiyihenda se nawe urumva bizakubyibushya ukaba nk'igifuka cy'ibishyimbo urajyana ibyo wigira byose ahubwo se ntabwo mwaranjije nibarangiza mbaye ibyanyu ngo musohoke turasohoka reka tureka yewe n'aka kaguru nyine inzu yawe icuruza turayisohokamo uwo muzi nyine sisi mbona wazanye no mujama wo kumutwara ndetse aragendanye ndetse ufite ikibazo cy'iwe we haguruka usohokana musaza wawe waretse kubyonga nawe ufite icyo kibazo mwumvikane neza ibyo kubabona ahantu mujyana tugisubizeyo wacu ibintu byakaje umuntu aremera agasarara bro man inzu warayikodesheje bya nyabyo cyangwa inzu narazikodesheje mani
uru wese nunamenuka nambaye ibicwaba dore nambaye none twenda dushyashya mba naguze tugiye twasanga abapangayi apanze yacu warayigurishije oya ntabwo noneho nabyumva we wayikodesheje uracyafite umutwe noneho ntabwo nabyumva nahise ukumva ntabwo yagurishije wirire yange yarakodesheje ngaho rero umusaza waramwita pe turagenda ngende mu basohora ibyo ntabwo ese uzafasha umuntu kuko muvuka rero se ko wamubyaye ese kucyumva neza amagambo kuki neza wakoze ukora yirenzaho inabi naramufashije njye namufashije bihagije cyo musaba muhungu fata mushiki wawe neza njye ntabwo wowe mukomezanye ntabwo ndi mukomezanye he nyine neza wakoze ukora yirenzaho inabi iyo neza nyine wakomeje ugakora urumva mwijuru bazayiguhembera njye nta mushiki wanjye ngira ntabwo nsigare uko ntabwo nsigare mwese muri buri kenge mutaza kurwana uyu ni umukobwa ushobora kumukora akababaro sibyo ihangane basi umwumva sibyo mwana usuke yatuma nkora ibintu bitagakwiye gukora ntabwo warwana hangane se ubwo urarwana bigende gute ngiye kubara rimwe ndi kuraka turwanya twese nukenera kurwana nawe baturwanya twese niba ufite imbaraga zo kuturwanya twese nta kibazo sibyo niba ukora tubesha inzu kutarekodesheje basi mbwira basi inzu tuyikodesha ukodesha tuguha amafaranga y'ubupangayi njyewe abapangayi baruzuye bari nyine tuguha y'ubupangayi umenya yibemo uyu nta mupangayi urimo ntabwo anyishyura twebwe niba tuzakwishyura yewe ntabwo no musita yanyishyura ntabwo bibaze kuko ari kumwitakana wese ngiye nzanye nawe he wewe ko njye nakubwiye gukomeza ibaze waramufashije na n'ubu komeza umufashe dufite n'inzu nyinshi mu nawe ni umupangayi hangana nawe reka papizo yubatse ndazikodesha oya papizo yubatse ndazikodesha nyine uwo papa uko bazi yubatse ukodesha si papa wanyu mwese reka papa yabyaye umuhungu umwe mbabarira papa yabyaye umuhungu umwe nta mukobwa yabyaye ababyeyi barabasize mwese nawe tushaka kujya mushiki wawe ese ubundi ko mfite akaguru ubundi yaragashaka iki karimo kamurimo urumva ndi bukeye ariko namunsi turajyana sindi murahora muri ibi ngibi mutansohokera mu gipangu mwebwe nyine bahubwo babwire murahora muri ibyo ngibyo twari turacyari hariya mu mbabariro ibyo kwihora ahangaha mwumye nk'igiti cyawe uzaho kijya mu mbare musohokemo mujye gusana imbabazi hanze yamwemera cyamwemera njye si bindeba cyo kinakubwiye iminota 5 si yashize cyangwa ushaka kumara amasaha n'amasaha ngaha Seniga wakemuye ibibazo byawe n'uyu musitsa n'uyu mumeri umusitsa nagari mushiki wawe n'uyu mumeri ibibazo ushaka dukemura n'ibihe muri ibibazo by'akaguru kanjye nikomereze nk'uko naje urumva musigare muri gereza zanjye niba ashaka gusohoka mu gipangu cyawe musohoka ikintu ngiye ndi kubona urabona ngiye ntabwo mvukana nawe sivyo nta kintu mfana nawe ngiye ndiko ndakoresha imbaraga ngiye ndiko nerekana ko byanga byo mfite icyo namufasha nanjye nta bushobozi bwo kumufasha ariko we muvukana ukora mwitakana to ukora mwihakana ahubwo ni 9 ntabwo nkurekura njye sinkurekura mani ngende kura mani njye ntabwo nkurekura mani njye ashaka kwigenza ese washaka kujya he ese wamudusigire ngo ajye kurara muri rigori gute kandi abavye barabasigiye amazungu bubatse kuba bibaye ngombwa umuntu yamaze namo n'ubuyobozi ngende ubuzane n'ubuyobozi bwazamo ngende ubuzane ujya gukodesha inzu wabyo ukajya kwigutuma njye nazi kandi njye ndikukubwira ko nta muntu uzafite we nahantu yabaga nakomeza habe njye ntabwo mfitanye gahunda nawe uruze ko haje ubuyobozi ibyo ntabisobanura nabisobanuza z'ababyeyi nkazitanga impamvu ye imwe mpamvu watanga imwe mpamvu watanga wumve ufite ifatika ahubwo reka nikomereze nyine impamvu ufite ifatika ni iyihe reka nikomereze mbabarira wakomeza ujya he ngenda ashaka kwitahira amana wakomeza ujya he se none matera ziwe ngizo urana imyenda bitore mbega urana n'umuteka n'umufuka nta kibazo urabitwara mu ntoki wabyikora ku muzi ndutwara se ngende umukarane se oya no munsi urabaho ndabawe ubona mfite akaboko k'abakarane aha wakiturije ndeka ni abantu baje kureba mwazanye njye mbafite amagenganje abanyegereje mana ahubwo uri kuninde nyine n'abantu mwazanye ni bariko rakomanga yego hari akazi se ufite uri kurihutira kujamo mwujujemo abantu mani nshaka kwikomereza mani komeza ujya he wihangane komeza ujya he nyine urabona tugiye kubyanzura gute wowe umwanzuro ni wese nyine wowe ugiye kubikemura gute wowe umwanzuro ni wowe nyine wowe ugiye kubikora gute njye kintu nagufashije no gukemura suni yanjye sitihangane haguruka fata hano haguruka wirira akusigira ari imyenda aho uko ngiye muri kunye murimo murananyica none ari imyenda y'umuntu yambaye ukora tukunya kuri akira
nawe urameze nawe byukura ko wumva bishimishije wowe dukora dusohoke vuba ariko reka ndashaka no kwigira dore no mumera ashaka kwigenda nandi ashaka kwikomeza ese urabona nyine ikibazo ngaho uzugikemuye wowe cyangwa mushiki wawe urashaka kugenda se hano musizi ni kwa ni mushiki we cyangwa baramutora baravukana ariko abamwe yamwihakanye none yagiye amufasha iki aba yamwihakanye urajya ngo umufashe iki ihangane sibyo komeza umucumbike nyine nk'umuntu wamucumbikiye neza ngiye mfite ngiye aba inzu zanjye ziri full park ziruzuye zuzuye iki zuzuye abapangayi hari icyo bitwaye ndetse ndamujyana kumara iki akonzi wa Kigali tuvutse ndabona nushaka utanga amakuru neza agomba kunsohokera mu nzu gira bava ku muryango ubu nise urumva nkawe ikintu kwadufasha ari cyeho njye kigomba kubafasha iminota itanu abahaye yarangiye gahunda ni ugusohoka ndetse wabonye twanze gusohoka va mu nzira nyine asohoka basi tegeze basi banze bwire tugeze aturanye na tubone kwikorera imikeka basi nijoro Wikorera imikeka mani mugende nyine tujye kwikorera cyangwa imikeka wishyire muri iyo panaro wambaye bangana kwikorera amaboko ariko ntabwo isi yakurangiranye amaboko asarushitse kwikorera amaboko aboneka ko mangana nawe cyane gapasi nagorwa ubu ngubu indushyi zose zo mu mujyi wa Kigali ngo nzicumbikire cyane nyine mu mushiki wa mugize ndusha atari ibishyize batako bari kumwiza ibangana buriya ntabwo isi yarangiye ibibazo bizakemuka nyine ubu mushiki wawe nta mushiki wanjye ngira abangani banjye n'indushyi z'i Kigali n'indushyi z'i Kigali ngiye kuzipakira mu nzira zinzane n'imyaka inzu zari zadusenya si ubundi muravukana bya nyabyo turavukana mu nda ya data na mama turavukana mu nda ya data na mama ese ibintu nk'ibi ngibi ukabikora kubera iki kubera ibyaba yanyweye nyine zamugwa n'amayoga byose ugiye nyine ariko abikora kubera iki n'ibyanywa yewe N'ibyanywa? yego anywa Si amayoga ibya- ibyanywa byo cyane murangiza kuganira ahubwo ngerekane igendere ugenda ujya atatwaye si ibintu ngo umujyana wumva se uwo rero wihangane sibyo ntabwo isi yakurangiranye ese waretse basi ko ndi kubona ngo nta kintu udufasha hasi ukamuha ya mistake twakubwiye sibyo ntayihari nta ahubwo njye ashaka kwitahira kare ko amasaha yamfashe ese basi mani wamushakira ahantu basaba iminsi itatu ko nanjye iminsi ikurikirana imenya nkazamushakira inzu yo kubamo nta mugabo wisubiraho nyine nese nk'umuntu muvukana mwose berewe mwe iharanje basi umushakira no kujya iminsi yabyaye itatu umuhungu umwe nta wundi muntu yabyaye keretse nimba yaraje ariko mu gapa urabizi iby'amarira bivuyemo kano kanya ikintu nshaka ni aho kuba ahubwo ababyeyi badusigiye amazu kano kanya ikintu nshaka ni aho kuba nta urajya he usundi nkawe igenda aho yamwisha usundi uri mu biki sindi uno mukobwa ukunda kuri ese uretse nyine nawe gufata ese ko niko nyine uko niko kumvikana wowe kumfata ukwitorera birakemura ibibazo ese ko niko kumvikana reka wowe twumvikane uri kora nyine murekura bari bagufata wowe ko niko kumvikana reba none unyanja hano ese ko niko wabonye niko niko kumvikana wowe ese waretse akabitwara nakwinginze njye nta kintu ndi gutwara narise nagize ikintu nshaka naho njye nta kintu ndi gutwara ahubwo mureke nigende bumvikana barumvikanira hehe ndumvikana se nawe ibintu byawe byose bari intambara nta ase kintu utano kumfata atari mani intambara ahubwo se nari mani njye ngiye gukora neza none sasa oya nta mpamvu Njye nshaka kujya oya njye ngiye kuko yakora tugiye aho kubigenda mba tubigenze bito mani ni ureba ukuntu uri kunsuzuguza abademu murekure nyine murekure ntawe kumvikana wo gufatana ibintu byose mureke, waba wabigize mureke. intambara kubera iki uri kumva mu rugo badusigiye amazu none ngarashaka barakora ikuneza abantu mubarimo mani mubaraniga rero buruva mu nzira ndetse ibintu byose wabigize intambara wowe ibintu byose wabigize intambara urabutwara ngo umutwaye undi njye jya ntabwo ndi bumutwara uzamutwara he njye ntabwo ndi Uretse bumutwara tubashakisha reka nkwereke reka nkwereke kameramani wakwiye kandi kamera wumve wakwiye kameramani reba uri kuneza abantu mani uzumfashe abantu ushaka ibikise ubu ibibazo byawe Noneho urabizi ntabwo. warangiza ukurongera nk'ibindi bibazo reba uri muri rwanda kuri bakwereka ko abantu mu mujyi genda mwica nimba yanze igisubizo kunyereka igisubizo ntabwo ari cyo ngicyo rekura none muri kure nyine njye nta kintu ndi bubafashe Igisubizo ni bafata iki? batamfata urumva twakizwa na leta noneho twari bumujyane yakamutwara turakizwa na leta rwanda se njyana iki ntawe ndi bujyane ibintu byose ntabwo bikizwa n'intambara none wagira ngo muri uragira ngo none Ibintu byose ntabwo bidushike bikizwa bigende n'intambara bite ngarasohotse ngarasohoka nyine ibintu byose ntabwo bikizwa n'intambara reka tuganire yadufashe niba yabona ahantu basi urara iminsi itatu sibyo niba yadufasha ahantu urara iminsi itatu ubu habaye gatoya
njye nta kintu niho minsi itatu imana igihe ikintu bamfashe uno niba muvuka ahubwo reka niteze ujya hehe urashaka aho ngaho ujya hehe wowe none se nizo ubu ngubu uri kukwakira nawe ukukina kumufata uri kukwakira kumukomeretsa ibintu byose urabona turazo biri kwaza mu bindi ase mwanditse nkigendera basi ngiye mukomeze byirizange ntabwo ngiye nakomeza urajya hehe urabona bene ari ikibure nese man ako muro ni kwambere nese wisemo kwiruka man ugenje ese ubona uriya kuko muramufata amashati mundi arabafasha iki inzu yamaze ako si musaza we muro si musaza we ibintu byawe byose ikibazo wabigize nama muro ni musaza tujye twumvikana mu buzima bw'abantu si musaza we nyina gukeneye ko ibintu abantu babiganiraho ngo umva mukore kambwira abibonye barakwitakanye niwo muvuka mu ndi mwageze akwitakana none se ngiye kambwiza ukuri ejo uzabansokeye mu nzu nguhaye umunsi umwe undebe uhere hasi ugere hejuru nguhaye umunsi umwe nabwo ndagushimiye pe urakoze nushaka unshimiye cyangwa ubyikorere nje ndagushimiye ejo icyo ngusabye no kunsokera mu nzu muri basi nese umunsi umwe tuba twabonye ahantu tumushira muri mvuze umunsi umwe sibyo twumvikane nibiba induru muhaye umunsi umwe kandi nabwo basi mu iminsi itatu ejo tuba twabonye ahantu tumushira nabyo iminsi itatu ariko kuki abanyarwanda mudashima okay urakoze cyane Imana igumugisha genda mubikire tuno tuntu twibaza wanshimiye iminsi nge nguhaye mbabare pe ubishyize mu bwonko umunsi uyu umwe genda mubikire nyine tuno tuntu genda mubikire tuno tuntu muniga nawe ahise yiruka si wa mujama avukana amaraso bya nyabyo mubikire nawe ugakeka nta kibazo ariko nizere basi ko ari ejo nimugoroba ariko yaragutoraguye antoragura turavukana mu nda ya data na mama ngo muvukana ariko yakugenza turamarasamwe nimushake mwa munini iki wasa n'amasa wa muntu giceceka isi yarahindutse turagende kumubikira gende kumubikira ibyo mbye birahagije bakunzi ba Kigali Top 50 ibintu genda kubwira birangira ari gembe sisigara bisinzikariyemo twabyumvise mabuja umunsi umwe nta kibazo duhaye urahagije ariko kubita mutaye muhanda kano kanya gusa nizeye ko uzaduhamagara utubwira ati ngiye kumusohora utazamuta mu muhanda nyine kugira ngo tumufashe gushaka ahantu ho kuja ubu ngubu ugiye kugenda wiri kuhashaka mu gitondo wahabonye Sita sumva segenda nyine wenda uburyamye uruhuke niba kwemerera umunsi umwe basi natwe tuyaranje turebe uburyo twabigenza kundi kuko za Kigali Top 50 nta jenzi ngo ibintu nje gukemura byoroshye none birangiye nanjye mbisigaye muri kumva ndahababariye gusa wowe ufise umutima w'urukundo wowe ufise umutima wa kimuntu twese turi abantu kandi umuntu agirwa n'undi kandi buriya ikintu uzakorera umuntu uzikoreze neza ko Imana ishobora kukiguhembera cyangwa se nawe gishobora gukorerwa umwana wawe muzukuru wawe cyangwa se n'undi muntu wawe wundi ubwo rero niba ari ikintu ufise cyo gukora gira icyo ukora wenda turebe ko byagira uko bigenda umwana w'umukobwa areke komeza kuzenguruka iki n'ibiki turebe ko asubira ku ishuri turebe ko abona ahantu ho kuryama turebe ko abona ikintu cyo kurya ibyo bintu byose bizaterwa natwe dore twe twaba twakoze ibishoboka byose nta support ndi dufite atari yo kugira iki gukenera kugira ngo abantu bagira ikintu bakora kamubwire wowe ukurikirana Kigali Top 50 w'agaciro nangera nawe utayikurikirana ayikurikirane 5/5 wowe urebe ibiganiro byacu bya buri munsi bisharinga n'andi bantu babone uburyo ibintu biba byifashe muri no minsi isi yarahindutse abantu basigaye turi kuryana nkubwira ngo nimero yanjye ni yayindi ukeneye ko tukwamamariza kuri Kigali Top 50 ukeneye kuduha akazi ukeneye ko ikintu tugufasha se udufashe nimero yanjye ni yayindi ni 0784 688 0784 niyo ngiyo nyandika ku WhatsApp ukeneye ko tukwamamariza kuri Kigali Top 50 ukeneye kugira support utanga mu buryo cyangwa se ubundi ukeneye kugira ubutumwa udutuma ahantu runaka ntacyo batumye kugutumikira nkubwira ngo bana natwe 5/5 ubwo ejo mu gitondo tuzanane namwe bakonzi bacu kuza gusura umukobwa turebe uburyo bimeze tuye katamutayaza nanone nkubwira ngo ciao ciao